أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعث رحمة العالمين، العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد، حبيب الله رب العالمين، أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ishimwe n'ikuzo n'ibisingizo byose ni bya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bisakari ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam n'abo mu muryango wiwe Ahlul Bayt. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bavandimwe bayisilamu namwe bayisilamukazi, nanjye mbifuriza amahoro y'Imana ngira ati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bavandimwe, kuri Minhaji tujye gutangira isomo ryacu rishyashya, isomo twise isoko yo gusobanukirwa. Ni ikiganiro kizaza gica kuri Minhaji paka kugeza mu kwezi kwa Muharram. Insha Allah, mu gihe Nyagasani azakomeza kudutiza ubuzima, twese hamwe tuzaza turebera hamwe muri mawuzi zigiye zitandukanye kugira ngo tugire bimwe dusobanukirwa. Uyu munsi bavandimwe tugiye kurebera hamwe kuri topic igira ati ibyiza ndetse n'agaciro mujitama kuba ifite umuyobozi. Rero bavandimwe, tuzabona cyangwa tubona yuko mujitama imwe yishimye, tukabona n'urundi ruhande mujitama ifite ibibazo, ndetse n'abantu babangizi, n'abantu bari kure ya Allah subhanahu wa ta'ala, n'abantu bakora ibikorwa bibi ku butaka, n'abantu ubona badashobotse. Bavandimwe, abo bantu impamvu itera yo gutuma bakora ibyo bintu nuko dushobora kubona ari impamvu ebyiri. Baba badafite umuyobozi ubayobora ngo abakure mu mwijima abinjize mu rumuri, abashishikarize gukora ibyiza ababuze gukora ibibi. Nuko dusanga iyo mujitama idafite umuyobozi, cyangwa baba bafite umuyobozi ariko wa muyobozi adashobotse, bari wa muyobozi udakwiriye kuba umuyobozi, ari wa muyobozi ukora ibikorwa bibi, ari wa muyobozi utabwiriza abandi gukora ibyiza ngo ababuze gukora ibibi, ari wa muyobozi wikorera ibikorwa bibi. Tuzi ko yuko umuyobozi ari indorerwamo ya bagenzi biwe. Muri make iyo akoze ibikorwa bibi agakora ibikorwa yishakiye, bituma babandi ayoboye bamureberaho, hanyuma bagakora ibyo nabo bishakiye, bakavuga ati niba umuyobozi akora ibi ngibi, natwe kadukora ibyo dushaka. Niba umuyobozi yishe amwe mu mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala kandi ari we ubizi kuturusha cyane, ko iki tutabikora? Bavandimwe, naho tuzasanga indi mujitama yishimye, bafite ubumwe hagati yabo. Umwe agira ikibazo, mugenzi we akaza yihuta kugira ngo amufashe. Ugasanga ni babandi bibuka Allah subhanahu wa ta'ala cyane, bakiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Nuko tuzasanga impamvu yo kugira ngo abo bantu bishime ari babandi bari hafi ya Nyagasani, nuko bayobowe n'umuyobozi ushoboye, ubikwiriye kuba ari umuyobozi. Qur'an irabitubwira, itwereka a'immatul su', abayobozi babi n'abayobozi beza, wadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati waja'alnahu a'immati yad'una ila an-nar. Abo bayobozi babi twanabagize iki? Abayobozi bahamagarira abandi kugana umuriro.
wa muyobozi ukora ibyo yishakiye abandi bakamureberaho, aba ari kubahamagarira kujya mu muriro n'ibindi bikorwa bibi mu bigiye bitandukanye. wa yawmul qiyamah la yansuruna, ngo kandi ku munsi w'imperuka naho uzigera ubatabara, nta muntu uzigera ubatabara aba bantu, aba bayobozi babi, abayobozi bakora ibyo bishakiye bagakora ibikorwa bibi. Ariko tugaruke turebe ya mujitama yishimye ifite umuyobozi mwiza, nuko bayobowe n'iki? waja'alnahum a'immati yahduna bi amrina, ngo kandi twabagize abayobozi bayobora kubw'amategeko yacu, bagakurikiza amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, bakayobora bakurikije amategeko yande ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aba bayobozi rero ni babandi tuzasanga ba bayobozi bayobora abandi bakabibutsa gukora ibikorwa byiza, bakababuza gukora ibikorwa bibi, bakabashishikariza kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala cyane, ndetse bakabafasha mu bikorwa byo kuri iyi si kugira ngo banyurwe n'iby'isi iri kubahereza. Niho tuzasanga wa muyobozi atashobora kuzuruma abantu, ahubwo abafasha kugira ngo bagere kuri bya bintu bashaka. Apana wa wundi uyobora abandi agakira, abayoboye bakakomeza kugenda bambaye ibirenge. Imamu wacu wa karindwi aratubwira ngo iki? Igihe isi iguhaye bimwe mu bintu byayo biri halali, ndetse bikaba atari byinshi cyane ku buryo byakuyobya, uzabifate. Nuko Imam Sadiq alayhi salam yabivuze, akavuga ati laysa minna man taraka dunyahu lil akhiratihi walal akhiratahu lidunyahu. Si umwe muri twe waretse isi ye agashaka umunsi w'imperuka, cyangwa uwaretse umunsi w'imperuka agashaka isi. Umuyobozi agufasha kugira ngo ukomeze ube hafi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse anagufashe no kugira ngo ugere kuri bya bindi isi iguhereza, kugira ngo ufashe ukomeze kubaho mu buzima bw'idini neza. Rero bavandimwe, mujitama ni ngombwa ko iba ifite umuyobozi, imma bagira amahirwe mabi cyangwa bagira amahirwe makeya, bagire wa muyobozi udashobotse, wa muyobozi udakwiriye, cyangwa bagira amahirwe bagire wa muyobozi ushobotse, wa wundi ukurikiza amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, uyobora abantu akurikije amategeko yande ya Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam iratubwira ati idha kana thalatha fi safari, aratubwira ati idha kana thalatha fi safari, niba abantu batatu bari mu rugendo, abantu batatu bari mu rugendo, faliyamuru ahadahum, basi muri bandi batatu bitoremo umuyobozi umwe abayobore. Mu yindi hadisi intumwa y'Imana ho none ivuga babiri, nihashaka hasohoke abantu babiri bagiye mu rugendo, umwe muri bo azitoremo abo umuyobozi wundi, undi akurikira amategeko y'undi. Mu gihe havuyemo umuyobozi muri rwa rugendo bagiyemo, bizabarinda gutandukana mu gihe batitoyemo umuyobozi. Buri wese ari kugendera ku mategeko yiwe. Mu gihe bageze mu nzira ebyiri zitandukanye, umwe azaca mu nzira ashaka, undi ace mu ndi nzira ashaka, bibe gutandukana.
ariko mu gihe batoyemo umuyobozi umwe akagendera ku mategeko y'undi, bose bazagira ute? Bazaca muri ya nzira umwe yatoye, kubera umwe aratora inze n'uwe muyobozi undi akurikira amategeko yiwe, bakomeze bagenda ari babiri, apana kugenda batandukanye. Tugaruke ahangaha turebe ku modoka. Uwakoze imodoka yahaye umwanya ko umuntu umwe ari ugomba gutwara iyo modoka. Ibaze iyo imodoka iza gutwarwa n'abantu babiri, aksida tubona ubu ngubu ziri kuba zikubye inshuro zingahe? Iyo imodoka iri gutwarwa n'abantu babiri, umwe ari kuzaza ashaka guca hano n'undi agashaka guca ahangaha, ibyo biri kuba birenze aksida z'ubu ngubu. Ibigaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari umwe gusa, ari we wenyine gusa, nta zindi mana zibaho, nuko tubona isi igendera ku murongo, izuba rikarasira hariya rikarengera hariya. Ariko imagine iyo haza kuba ari n'imana n'ebyiri cyangwa eshatu, akavuyo kari kuba karimo kuri iyi si. Imana imwe yari kuzaza ishaka ko bwira, indi mana igashaka yuko bucya. Ariko ibigaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari we wenyine, ari yo mana imwe gusa rukumbi, nta zindi mana, nuko byose bigendera ku murongo. Rero bavandimwe, ni ngombwa yuko mujitama igira umuyobozi. Ibi tumaze kureba hamwe twese hamwe bitweretse yuko mujitama igomba kuba ifite umuyobozi. Ndetse ibyo tumaze kureba bavandimwe byanadusubiza ikibazo abayisilamu bakunda kwibaza cyangwa bakunda kuvuga yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yavuye ku isi itadusigiye umuyobozi. Ukibaza niba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama atubwira ati ngo mu gihe abantu batatu basohotse bagiye mu rugendo hagomba kwitoramo uyu muyobozi, ni gute intumwa y'Imana yagenda itadusigiye umuyobozi kandi idushishikariza yuko tugomba kwitoramo abayobozi? Niko dusanga yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadusigiye abayobozi, ndetse ba bayobozi bahiswemo na Allah subhanahu wa ta'ala, kuko twamaze kureba yuko abantu iyo bihitiyemo abayobozi bahitamo kubw'amahirwe makeya bagahitamo umuyobozi udashobotse, kubw'amahirwe bagahitamo umuyobozi ushobotse. Rero ni ngombwa yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari we wihitiramo umuyobozi, kuko twebwe duhisemo umuyobozi yazaza kuvanga iki? Amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera kudashoboka kwiwe yazaza akavanga amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu ayitubwira ati waja'alnahum a'immati yahduna bi amrina. Rero abangaba nyagasani babayobozi yashizeho ni waja'alna Ibrahim wa Isa wa Muhammad. Rero mu gihe abo batakihari, intumwa z'Imana uwa nyuma akaba ari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, intumwa y'Imana yadusigiye ibindi ibiremereye bibiri, ari byo tugomba gufataho kugira ngo tugere kuri Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo dukomeze gukurikira intumwa y'Imana Muhammad n'amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni bande?
ni hahandi atubwira ati inni tariku fikum thakalain kitabullah wa itirati ahal baiti. Atubwira ko adusigiye ibiremereye bibiri, igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala ndetse nabo mu muryango wiwe. Insha Allah mu kindi kiganiro turebera hamwe hadisi thakalaini